kuganira kuri topic ivuga ku nyungu cyangwa se umumaro wo kugendana n'Imana nk'umuyobozi. Nagerageje kubyoroshya nkoresha slides, ntibize kubagora mujya kwandika ibintu byose. Ku bakunda kwandika ndaza kuyisharinga ku buryo wakenera hari ibyo mvuze nihuta umuntu yashobora kuba yayibona bityo bikamworohera. Kimwe mu bintu bya mbere nifuza ko tuganiraho ni ukuganira no kuri icyo kintu cyitwa kugendana n'Imana. Gihagaze gute, gisa gute? Mu gutekereza rero kuri introduction yabyo, Imana numvise ishyira ku mutima wanjye ijambo ryo muri Mika igice cya 6 umurongo waho wa 8, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Aya ni amagambo yanditswe n'umuhanuzi Mika ayandikira ubwoko bw'Imana, kandi natwe uyu munsi aracyari relevant kuri twebwe kubera ko ni nka summary y'icyo turi kuvugaho cyo kugendana n'Imana. Ngo icyo Imana idushakaho, cya kindi cyiza, cya kindi dutegerejeho, ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira ndetse no kugendana n'Imana yacu ariko twicishije bugufi. Ubirebye rero wasanga kugendana n'Imana ariyo mpamvu yo kubaho ya mwene muntu, kuko nicyo cyatumye Imana iturema mu ishusho yayo, kubera ko yifuzaga kugendana natwe. Ndatanga urugero wenda ruza kubisobanura muri ubu buryo. Twese dukunze kugendana telefone, ariko ntabwo telefone zigendana natwe. Ntabwo uko turi kuvuga ku kugendana n'Imana twabivuga tunabyerekeje kuri telefone, nubwo tuzihorana, nubwo uyisiga ugahita wumva hari ikintu ubuze. Kubera iki rero uko turi kuvuga kugendana n'Imana bitandukanye no kugendana na telefone? Nuko ntabwo telefone ziremye mu ishusho yacu. Twe turazigendana, ariko zo ntabwo tuzi niba zishaka nuko tunazigendana, kubera ko ntabwo ziremye mu ishusho yacu. Ariko kuba Imana yaraturemye mu ishusho yayo, bivuga ngo yashakaga icyo kintu cya relationship, yashakaga icyo kintu cyo kuba twashobora kuroletinga nayo, tukamenya ikiri ku mutima wayo, natwe ikamenya ikiri ku mutima wacu, bityo tukagendana muri iyo relationship. Ariko ikindi cya kabiri kiri muri iki kintu cyo kuba turemye mu ishusho yayo, nuko yashakaga ko tuba ba representative bayo, abantu bayihagarariye. Ni nacyo gituma yanaje no mu mategeko yatanze ubwo yari imaze guhamagara Mose. Irya mbere ravuga ngo ntukagire izindi mana, ariko irya kabiri rigahita rivuga ngo ntukiremere indi shusho. Kubera iki? Kuko ni wowe shusho, ni wowe shusho yanjye, ni wowe nshaka kugaragarizamo uwo ndiwe, ni wowe ambasaderi wanjye, ni wowe umpagarariye, ni wowe abandi ibindi bintu byose bikwiye kurebaho bikabonagiye kubera kuri shusho yanjye. So bityo rero niba turi ishusho y'Imana, dukeneye kuba turi abantu bagendana nayo, kubera ko turayirepresenting. So niyo mpamvu rero yo kubaho ya mwene muntu, uvanyeho no kuba ari nayo mpamvu ari ikintu gikenewe mu buzima bw'umuyobozi. Ikindi nuko abagendanye n'Imana, Imana irabubaha. Dufite ingero nyinshi muri Bibiliya. Dufite Enoki wagendanye n'Imana, Imana iramwimura, iravuga ngo wowe ntago bikiri, ntago ngushaka kure yanjye, ntago nshaka kuba mu isi gusa, ngwino n'ubundi dukomezanye, kuko no mu isi uri kugendana nanjye so close. So reka rero nkwimure. Ntabwo abantu bamenye uko byagenze, ariko yarimuwe kubera ko yagendanye n'Imana. Urundi rugero ni urwa Nowa, yagendanye n'Imana, bituma Imana imukoresha mu kurokora ibinyabuzima byose, ubwo Imana yari yafashe umwanzuro wo kuvuga ngo abantu bagomye, ibintu bisa nabi, none ndi gushaka umuntu ngiye kugendana nawe kugira ngo mukoreshe mu kurokora ibinyabuzima byose. Ari abantu nongere ntangize izindi generation ziturutse kuri we, ari ibindi binyabuzima abizane muri ya nkuge, bityo bibashe kurokoka umwuzure.
Aburahamu yiswe sekuruza w'abizera, ariko icyabimuteye ni iki? Ni uko yagendanye n'Imana. Imana iramubwira ngo va mu gihugu cyawe, uve mu bwoko bwawe, ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu agenda atazi aho Imana imujyanye, atazi niba Imana hari undi muntu yigeze ikorera ibyo bintu ngo ntimugirire nabi, ariko arayizera agendana nayo. Mose we ibye ni birebire, Bibiliya iravuga ngo nta wundi muntu wabayeho umeze nkawe, waganiraga nk'Imana nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye. So ibyo bikatwereka rero ngo abagendanye n'Imana, Imana yarabubashye. Bityo rero akaba ari ikintu cy'ingenzi dukeneye gufata umwanya wo gushyira mu buzima bwacu, ndetse by'umwihariko nk'abayobozi. Ngarutse ku muyobozi, nifashishije ibyanditswe bibiri. Kimwe ni iki cyo mu Baroma ibice 13 umurongo wa mbere, kivuga ngo umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana. N'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Ibi bikatwereka ko kuba umuntu ari umuyobozi ntabwo ari ibintu, ntabwo ari uko yakoze kudeta, ntabwo ari uko yagize gute. Nubwo abantu bagera ku buyobozi mu nzira zitandukanye, ariko Imana niyo itanga iyo position ya leadership, yiha umuntu kuba umuyobozi. Cyane ko nkuko tuza kubibona mu kanya, ubuyobozi ntabwo ari position, ahubwo ni influence. Bityo rero ntushobora kwiha influence, ntushobora kwigeza kuri influence nkuko tuza kubibona. Ariko ikindi cyanditswe nacyo nshaka kugarukaho ni iki cyo mu Baheburayo 5:1-4, havuga ngo umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu, ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibyaha bye. Nta wiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe, nk'uko bitambirira abandi. Ndakeka harimo ikosa muri ntuze, hashobora kuba harimo uko imashini yabiriye. Ariko icyo nashaka kuvuga muri iki cyanditswe, wakirebera mu Baheburayo 5:1-4, nuko buriya umuyobozi wese ntabwo Imana imuvana mu ijuru, ahubwo imutoranya mu bantu. Ariko icya kabiri, iyo imuhamagaye ikamutoranya mu bandi, iba imuhamagariye kujya gukora ibirebana n'abantu Imana yaremye. Bityo rero bikamuha responsabilité zo gukora iby'Imana ishaka. Ngo nta wiha mwene icyo cyubahiro, ntago wakwiha influence. Ngira ngo mwe muri bakuru ndabizi ko I'm preaching to the choir, ariko buriya nkuko ingingo ya mbere hano bivuga, umuyobozi ni influence kurusha uko ari position. Niyo mpamvu tugira abantu benshi baba bari muri position, ariko ugasanga influence yabo ni nkeya. Kubera iki? Kubera ko rimwe na rimwe barihamagaye, rimwe na rimwe n'abandi bahabashyize, rimwe na rimwe ntago basobanukiwe icyo leadership ari cyo. Bityo ugasanga ntabwo ashoboye gukora icyo abantu bari bamutegerejeho. Ni nayo difference buriya y'umuyobozi mwiza n'umuyobozi mubi. Nicyo kintu cya influence, ariko influence nziza. So kuko nubwo bamushyira muri position, nubwo yaba iki, ariko atafite influence nziza, kuko yamenye ko yahamagawe n'Imana kandi agomba gukora icyo Imana yamuhamagariye, ya leadership ye ntabwo izana impinduka zikenewe. So icyo rero ni byiza ko tugitekerezaho. Hanyuma ikindi, umuyobozi atoranywa kandi agahabwa influence n'Imana. Ntabwo ari ibintu wakwiha. Muri Baheburayo havuze ngo nta wiha mwene icyo cyubahiro. Niyo abantu bagishatse ukategeka abantu uko bajya bakora ibi cyangwa bagomba kukubaha gutya, birangira baguciye amazi. Kubera iki? Kubera ko uri kubiharanira, kandi Imana yo niyo ubundi akaguha iyo influence, ukagira influence ku bantu, ukazana impinduka mu bantu, kubera ko bafite icyo bakubonamo, cya kintu Imana yagushyizemo. Ikindi rero nuko umuyobozi akorera Imana, akorera abantu b'Imana. Ntabwo ari ukwikorera, ntabwo ari ugukorera company, ntabwo ari ugukorera ikindi, ariko abantu tuba dusavinga ni abantu b'Imana. Bityo rero ibyo akora byose akwiye kumenya ko ari umukozi w'Imana kandi azabibazwa.
mu bakorosayi haravuga ngo ibyo dukora byose tubikore tuzi ko turi gukorera databuja mukuru kandi ko azatugororera, ariko ngo nidukora nabi nabwo tuzahembwa nyine ibihwanye n'ibyo twakoze. Muri Petero ho haravuga ngo aya magambo ndayahuguza abakuru muri mwe nk'uko nanjye ndi umukuru muri mwe, ngo mukorere umukumbi w'Imana mutabikora nk'abahatwa, mutabatwaza igitugu, ngo kuko muzi yuko umutahiza mukuru naboneka muzahabwa ingororano. So tuzagira umunsi wo kuranda konti nk'abayobozi, bityo rero dukeneye gutekereza kuri leadership yacu cyane cyane mu kugendana n'Imana. Nk'umwambasaderi wese rero, buri wese nk'umuyobozi aba akeneye kugendana n'uwamutumye. Ntushobora kuba ambasaderi w'igihugu ngo nurangiza ntukomeze kuba en contact nacyo, ngo umenye gahunda ihari. Ngira ngo ntabwo wenda naba mvuze ibitandukanye iyo habayeho crisis ku rwego ruri international. Reka wenda dufate n'urugero rwa Charity uri New York. Ntabwo Charity yajya New York ngo ahagarariye u Rwanda na delegation bari kumwe ngo narangiza yivugira ibyo yishakiye. Oya, ari kugendana n'u Rwanda, ari kugendana n'u Rwanda rwamutumye kubera ko araruhagarariye. So natwe rero nk'abayobozi icyo ni ikintu dukeneye kwibuka muri ibyo byose. Ngaruke rero kuri topic nyirizina, inyungu zo kugendana n'Imana nk'umuyobozi. Ndavuga ibintu bine, ntabwo nza kuvuga byinshi, ndavugamo bine. Icyambere nuko gukorera Imana nk'umuyobozi, kugendana n'Imana nk'umuyobozi biguha kuyikorera wumva ufite sense of mission na purpose, wumva utari umuyobozi utazi aho uri kuva n'aho uri kujya. Ibyo ngibyo bikunze kubera abantu ikibazo, akasendinga ku buyobozi akagera ku buyobozi. Ngira ngo mwe muri bakuru mushobora kuba munabibona hirya no hino. Hari igihe umuntu yisanga ari umuyobozi ariko atazi icyo agomba kuhakora, akayoberwa rwose aho ari buve n'aho ari bujya, akabona arahaguye gusa, akabona ibintu byamuguyeho. Buriya bimwe mu bintu nshimira Imana yadukoreye nk'Abanyarwanda nuko yaduhaye abayobozi batekereje mbere yo kuba abayobozi. Buriya sorry kubivuga gutya, ndabizi bavuga butumwa ntago tuba dukwiye kuba muri politiki, ariko buriya umugisha w'u Rwanda ni ukuyoborwa na FPR yamaze igihe yubaka impamvu zo kubaho kwayo. Iyo FPR iza kujya ku butegetsi biyitunguye, no kuri uyu munsi tuba tukiri kuzenguruka nk'uko mubona ibihugu bidukikije nabyo bizenguruka. So iyo rero lack of mission na purpose ni kimwe mu bintu bikunze kubura, ariko iyo ugendana n'Imana birakorohera kuko uba ufite uwubaza, uba ufite uwugisha inama, uba ufite n'uwaguhamagaye ugomba kubaza ukamubaza ngo how do I do this. So icyo rero akaba ari ikintu cy'ingenzi. Umva uburyo Paulo yabivuze mu byakozwe n'intumwa 20:17-24. Aravuga ngo ari Mileto atumira abantu b'itorero ryo mu Efeso. Bamaze kuza arababwira ati, ubwanyu muzi ko nabanaga namwe iteka ryose uhereye umunsi natangiriye kujya muri Aziya, nkorera umwami nicisha bugufi cyane kandi ndira, nterwa ibingerageza n'inama z'Abayuda. Kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro ntikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Nahamirije Abayuda n'Abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. None dore ngiye Yerusalemu mboshywe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi, keretse yuko umwuka wera amamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri jye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Uyu ni Paulo uri kugerageza ari halfway muri mission ye, ariko araduha ishusho y'uburyo yabayeho nk'umuntu ufite aho agana, ufite icyerekezo kubera ko yahamagawe n'Imana. Iyo usubiye inyuma mu byakozwe n'umwuka areba uburyo yageze aho ngaho, usanga hari igihe no muri mission ye yajyaga kugira ahantu ajya, Imana ikamubuza ikamubwira ngo ntujyaho, ahubwo jya hariya. Ukabona abantu bashaka ko ahindura ibyo yigisha, ariko akababwira ati oya, ndaguma kuri ibi ngibi. Kubera iki? He is
with a sense of mission and purpose, kubera ko ari kugendana n'Imana. Ntabwo Imana ari ya yindi yamuhamagaye ngo barekeraho kugendana, ahubwo baracyari kumwe no muri kino gihe. Rero abo ibikomeye biri imbere, aravuga ati nukuri sinita no ku buzima bwanjye usibye kurangiza ya mission Imana yampamagariye. So icyo rero ni ikintu cya mbere inyungu tubona nuko duservinga with a sense of mission na purpose. Iyo tubibuze tuzengurutsa abantu mu misozi, ukabona abantu ntago ndi kwanga gutera ibuye ku karere ngo ntagira ingero ntanga wenda zikagira abo zikomeretsa, ariko murebye ibihugu bidukikije, murebye ibihari hirya no hino, mugenda mubona uburyo abantu baba basavinga ariko badafite that sense of purpose. Icya kabiri, indi nyungu ya kabiri numvise Imana ikira ku mutima, nuko nibyo bizazana difference muri leadership yacu. Ibi ngibi ndabisobanura muri ubu buryo. Buriya ntabwo ari twebwe abayobozi twenyine Imana iba yarahamagaye. Hari n'abandi batayizi, batanayishaka, bayiteye umugongo, batayumva. Ariko icyagaragaza difference mu buyobozi bwacu nk'ababa muri Rwanda Leaders, nk'abitwa ko turi abakristo, ni presence y'Imana, y'Imana tugendana. Ibi nibyo Mose yumvise mu gitabo cyo Kuva igice cya 33 umurongo wa 12 kugera 17. Hari anashyizeho 13 ariko ni 17. Haravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore jye untegeka, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye. Ariko waravuze uti ntuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo mumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe mu ruhuri. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki? Si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Bantu b'Imana rero, niba dushaka kubona difference muri leadership yacu, niba dushaka kubona difference muri ya area Imana yaduhamagariye, handi dufite influence, nitwirengagiza kugendana n'Imana, ibyo dukora ntaho bizatandukanira n'ibyo abandi bakora. Nta difference izaboneka. Nta uzahimbaza Imana nyuma yuko turangije manda yacu cyangwa se ibyo dukora. Ntabwo Imana nta uzavuga ngo aba bantu bari abantu b'Imana koko, kubera ko we are not probably even the best muri areas zimwe na zimwe, ariko kuko turi kumwe n'Imana ibyo bizana difference. Abandi bashakira excellence ahandi, ariko excellence muri twebwe ibi ituruka no kuri iyo presence y'Imana iri kumwe natwe. Kuko Imana yihabaye ituma abandi bose bareba bakavuga ngo uyu muntu koko ubuyobozi bwe butandukanye n'ubw'abandi, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Nibyo Mose yamenyerera, aravuga ati, icyampa ntutwemerere tuva hano tutajyanye nawe, kuko that is what will make a difference. Icyampa nangirira ikabisengesho ryanjye ndetse rikaba n'iryawe, kubwira Imana ngo muri leadership yanjye nitutajyana nta kindi nta difference nzazana aho wampamagariye. So icya gatatu kibanziriza icya nyuma ni having the support of God in your responsibility. Iyi ni indi nyungu, kuba ufite support y'Imana muri za nshingano Imana yaguhaye. Harimo bimwe by'ingenzi bizaza muri icyo kintu cyo ya support y'Imana. Icya mbere ni ukumenya icyo uhamagariwe gukora no kugikora. Ibaze Mose yari yaragerageje kurengera ubwoko bw'Imana, ashaka kubikora mu mbaraga ze biramunanira, ariko yemereye Imana kumubwira uko azabikora, imumenyesha uburyo bizagenda kandi atavunitse. We yumvaga azarwana, Imana iravuga iti, oya, ntabwo ibyo kurwana birimo, yewe nzakujya imbere kandi mbyikorere. Ikindi kirimo muri iki kintu cya support y'Imana muri responsibility zacu ni ukubona ubufasha imbere y'ibibazo. Mwibuke Mose inshuro yahuye n'ingorane, abanyegiputa barabakurikiye, Abisirayeli babuze amazi, Abisirayeli babuze ibyo kurya. Ninde wari kumusapotinga? Yari gukura hehe ibisubizo? Ariko ibisubizo yabibonye kubera ko yagendanaga n'Imana. Ikindi kiri muri iki ngiki rero nuko ubasha no kugeza abantu Imana yaguhaye aho ibashaka, kuko leadership
it's not just a position, ni ya influence yo gusohoza cya kindi Imana yaguhamagariye. Mose rero ku iherezo ry'ubuzima bwe nk'uko biri mu Gutegeko kwa 2:34 yashoboye kugeza abantu nubwo batambutse, ariko yabagejeje ku ruzi Yorodani. Arababwira ati dore ni hariya hakurya jye sinjyayo, ariko Yosuwa azabana namwe, azahabageza, umurimo wanjye jyewe ndawurangije. So icyo rero nicyo kintu nacyo ni indi nyungu iri mu kuba dufite support y'Imana muri responsabilité zacu mu buryo bukomeye. Hanyuma icyanyuma ni ugushobora kurangiza neza, kuko buriya it doesn't matter how much you have worked, muri leadership yawe yabaye nziza, iyo utarangije neza ibyanyuma nibyo abantu bahora bibuka. Abantu bahora bibuka uko warangije kurusha na bya bindi byinshi uba warakoze. Nayo mpamvu Bibiliya itubwira ngo itangiriro ry'urugendo, iherezo ry'urugendo riruta itangiriro ryarwo. So kurangiza neza rero ni kimwe mu bintu bituruka mu kuba waragendanye n'Imana. Paulo yabivuze neza muri Timoteyo wa 2, aravuga ngo kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, ngo nyamara si jye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Paulo yari yarakoze byinshi, yari yaraciye muri byinshi, ariko agiye kurangiza, arangiza yumva nta kintu kimucira urubanza. That's a sense y'umuntu ufite wagendanye n'Imana, kuba ashoboye kurangiza urugendo rwe kandi akarurangiza neza. Natwe rero ni ikintu dukeneye mu buzima bwacu ndetse no muri leadership yacu, kuzashobora kurangiza neza. Kuko iyo utarangije neza ntabwo abantu bazibuka bya bindi byose bya mbere, ahubwo bazajya bahora bibuka ngo uyu muntu yari yagerageje ariko yawunereye. Cyari ibintu bavugaga byo gusimbuka urukiramende cyangwa se gusimbuka ahantu runaka, bakavuga ngo umuntu yawunereye. No kuvuga ntiyashoboye kugerayo, yagerageje, eforo zirahari ariko ntiyagezeyo. Ariko niba dushaka kuzasoza neza, dukeneye kwemerera Imana ikagendana natwe, tukagendana nayo kugira ngo tuzasoze neza. Mu gusoza rero, conclusion nuko kugendana n'Imana ni umuhamagaro wa buri muntu wese, uvanyeho noneho ku muyoboziho n'umwihariko, kuko ukeneye kugendana nayo mu buzima bwawe, ariko nanone ukeneye no kugendana nayo muri leadership yawe, mu buyobozi bwawe. Ikindi nuko rero nibyo bizazana difference. Nta rindi tandukaniro wabona. Amashuri twese tujya ku ishuri tukiga, bilete zisanzwe twese tujya turagenda tukazishaka. Yewe hari n'abantu baba bari more skilled than us, nubwo twe tuvuga ko turi abakristo. Ariko noneho iyo twe dufite ako kantu ko kuba tugendana n'Imana, that's what will make a difference in our leadership. So it's not optional, but it's a must if we are to bring an impact Imana ishaka mu buzima bwacu. So Imana ibahe umugisha rero. That's what he had laid on my heart to share with you. Hanyuma PS na gusubiza ijambo nyuma yo gusenga uramutse ubinyemereye, ariko dukeneye kwemerera Imana ikagendana natwe. Mwami Imana, kwezi kose kurashize tuvuga kugendana nawe. Kubivuga ni kimwe, ariko no kubikora ni ikindi. Turagusabye ngo uduhe gusubiza agatima impembero, twibaze ngo harya buriya bisa gute. Nkwemereye ukagendana nanjye, nkwemereye nkagendana nawe, nkwinvolvinze hahandi wampaye influence, mu rugo, mu baturanyi, mu kazi, mu rusengero, na hahandi hose mu muryango mugari, hahandi wampaye influence. Nkugishije inama, ukangira inama, ukambwira icyo gukora, harya byasa gute. Mwami dushoboze, Mwami dushoboze, kandi ushimwe ko Mwuka Wera hari kugira ngo atuyobore muri byo, kugira ngo ntibibe amagambo gusa, ahubwo bihinduke n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Dufashe, yaba ari abamaze kugira ibyo bakora kuri iyi ngingo, yaba ari abari kubitangira, yaba ari abari mu nshingano bamazemo igihe, yaba ari abari mu nshingano nshya cyangwa se benda kuzitangira. Mwami turasabye ngo reka nyine nutagendana natwe
nta tandukaniro ryacu n'abandi, bizamera nk'iby'abandi, ariko kugendana nawe, that's what will make a difference. Turagutumiye rero ngo ubane natwe no muri Rwanda Leaders, tugendane nawe, ntitubikore kuko bimaze imyaka 40 bikorwa, ariko tubikore kuko ari byo uri kudusaba gukora Mwami. Bidushoboze rero, twe ntitwabyishoboza, niyo tunabigerageje biranga, ariko turakwiringiye kandi turakwizeye. Icyubahiro kibi cyawe, ubwami bwawe buze, mu izina rya Yesu, amen.